Umugani wa Gikeri na Rusake. Gikeri yifuje ubwiza. Gikeri na Rusake bari baturanye, bakaba inshuti magara. Rimwe Gikeri yasuye Rusake baraganira. Gikeri yitegereza mugenzi we Rusake, asanga badahuje uburanga. Aramubaza ati: "Shuti yanjye Rusake, ukora iki ngo umubiri wawe uhora unyerera ubengerana utyo? Reba uwanjye, mpora mu mazi nkoga amanywa nijoro, ariko uranga ugahanda. Uzi ko na Nyirantashya aherutse kunyishongoraho ngo kuba mu mazi siko gucya. Ndifuza umubiri unoze nk'uwawe, maze nanjye nkabihoho." Rusake abwira Gikeri ati: "Sinari nzi ko uruhu rwawe rugutera ipfunwe, ariko njye mbona ntacyo rugutwaye. Naho uburanga bwanjye uvuga ntibyoroshye kubugeraho. Buri gitondo umugore wanjye ashyira isafuriya ku ziko, akayuzuza amavuta, agacanira, yamara gucamuka." Rusake atararangiza kuvuga, Gikeri amuca mu ijambo ati: "Rekeraho, rekeraho, wivunika nabyumvise. Nzabikurikiza nanjye mbihoho." Rusake yinginga Gikeri ngo akomeze amutege amatwi. Undi aranga, atera hejuru ati: "Ibyo washatse kumbwira nabyumvise, ntiwigore rero." Gikeri asezera bwangu, yanga ko bamuherekeza. Gikeri se warose agera iwe, ahamagara umugore ati: "Nyirangoro, Nyirangoro, igira hino nkubwire." Umugore araza aramwegera ati: "Korongoro, Korongoro." Gikeri ati: "Umva rero mugore mwiza, inshuti yanjye Rusake inyunguye ubwenge buhambaye. Uzi ukuntu umubiri we ubengerana disi we. Ibanga rye narimenye. Kuva ubu n'uwanjye ugiye kunyerera ubengerane nk'uwe. None rero aho mvugiye aha, cana umuriro w'inkekwe, ushyire isafuriya ku ziko, uyisukemo amavuta wuzuze. Namara gucamuka umbwire." Amavuta amaze kwatura, Gikeri abwira umugore we ati: "Shyira muri aya mavuta bwangu." Undi bikuba biramukuka, atayiwe mugabo nkunda, urashaka kunyumvisha ko ngushyira muri aya mavuta ukabaho? Iri ntaho naribonye. Umugabo ati: "Humura yewe ntacyo mba. Ndashaka ko aya magaragamba ababuka, hagasigara uruhu rw'imbere rwiza nkabengerana." Umugore ati: "Ariko urinda witwika, wakwigumiye uko Imana yakuremye." Gikeri avugira hejuru ati: "Nakubwiye kenshi ko uru ruhu runtera ipfunwe, nungutse inama yo kurwikiza. None wowe urampinyura. Kora ibyo nkubwiye cyangwa se umvira aha." Umugore atsembera umugabo we, yanga kumushyira mu mavuta. Gikeri abatura akego kari hafi aho, akegeka ku isafuriya iri ku ziko. Yurirana ubwira, ya safuriya itiremuka ku ishyiga, amavuta ashyushye amumeneka ku kuboko kurashya. Gikeri arahaguruka, agwana n'ingazi aboroga ati: "Orororororo, orororororo, Nyirangoro, Nyirangoro, ntabara ndapfuye." Umugore avuza induru, ahuruza abaturanyi, baraza bamufasha komora umugabo we Gikeri. Gikeri abwira abari aha ati: "Murakoze kuntabara. Nari mpfuye nzize inama mbi za Rusake." Rusake agwa mu kantu, araterura n'ikiniga ati: "Bavandimwe, reka mbabwire uko byagenze. Mu gitondo nari kumwe na Gikeri tuganira, mbona aranyitegereza bidasanzwe. Bigeze aho arambaza ati: 'Ko mbona umubiri wawe unyerera ukanabengerana, ukora iki?' Ntangiye kumusobanurira, aca mu ijambo, anyumvisha ko yamenye icyo shaka kumubwira, asezeraho ikubagaho." Abari aho bamubariza icyarimwe bati: "Ubundi se ubigenza uti?" Rusake ati: "Ubusanzwe umugore wanjye acamutsa amavuta ngo yorohe, yamara guhora akayansiga, nkajya ku kazuba, uruhu rukayaga, rukanyerera, rukabengerana." Gikeri rero akimara kumva ijambo gucamutsa amavuta, yahise andogoye,
aba aratashye, sinamenya impamvu yatumye agenda igitaraganya. Abaturanyi babyumvise bati, Gikeri wari wizize, jya ubanza utege amatwi ntugahubuke. Gikeri asaba mugenzi we Rusake imbabazi, ubushuti bwabo burakomeza. Sinjye wahera hahera umugani. Uyu mugani wa Gikeri na Rusake ni isomo rikomeye ku bantu bose mu buzima bwa buri munsi. Dore inyigisho dukura muri uyu mugani. Jya ubanza wumve neza mbere yo gufata umwanzuro. Gikeri yihutiye gufata umwanzuro ashingiye ku magambo make yumvise, atabanje kumva neza ibisobanuro byuzuye bya Rusake. Ibi bigaragaza ko gufata imyanzuro tudatekereje neza cyangwa tudatoje amatwi bishobora kutugiraho ingaruka mbi mu buzima bwacu. Mbere yo gufata umwanzuro ku kintu runaka, ni ngombwa kubanza gusobanuza no gutekereza neza ku ngaruka z'icyemezo cyacu. Mu kazi, mu mibanire n'abandi, no mu buzima bwa buri munsi, gufata icyemezo bidafite ubushishozi bishobora kuduteza ibibazo. Urugero, nk'iyo umuntu yumvise igihuha mu kazi agahita afata umwanzuro wo gusezera atabanje gushishoza, nyuma akaza gusanga yari amakuru atariyo. Ibyo bimuviramo ingaruka. Isomo rya kabiri: ntukifuze kuba utari we ku ngufu. Gikeri yifuje kugira uruhu runyerera nk'urwa Rusake, nyamara adatekereje ko buri wese afite umwihariko we. Gusuzugura kamere yawe no gushaka gusa n'abandi uko byagenda kose bishobora kukugiraho ingaruka mbi. Mu buzima bwacu, buri muntu afite umwihariko we. Kugerageza kwigana ubuzima bw'abandi uko bwakabaye bishobora kukwangiriza aho kugufasha gutera imbere. Kwakira uko uri no gushaka uburyo wakoresha neza impano zawe nibwo buryo bwiza bwo gutera imbere. Urugero, umuntu ashobora gukunda imideli agahita ashaka guhindura isura ye yose kubera ababona kuri interineti, nyamara akirengagiza ko ubwiza nyabwo buva mu kwiyakira. Isomo rya gatatu: jya witondera igitekerezo cyose wumvise. Rusake yatangiye gusobanurira Gikeri uko abigenza, ariko Gikeri ntiyamwumvise neza. Yumvise igice kimwe cy'inkuru ahita afata umwanzuro utari wo. Mu buzima bwacu, si buri kintu cyose cyumviswe cyihuse kigomba gukurikizwa. Ni byiza gufata umwanya wo kwiga no kwitegereza neza mbere yo gukora igikorwa gikomeye. Mu gihe runaka dushobora gutekereza ko twumvise neza ibintu, ariko tukaba twarenze ku by'ingenzi. Urugero, ushobora kumva umuntu avuga ati, iyo ukora siporo uraruhuka neza, ariko ntiwumve ko siporo igomba gukorwa mu buryo butabangamira ubuzima. Iyo uhise ujya gukoresha siporo y'indengakamere umubiri wawe, ushobora kugira ikibazo cy'ubuzima. Isomo rya kane: ntukihutire kwemeza ko umuntu akugiriye nabi. Gikeri amaze kubona ibyabaye yahise yemeza ko Rusake yamugiriye nabi, nyamara Rusake ntiyari yabigiriye nabi, ahubwo Gikeri yihutiye kwiyangiriza atumvise neza ibyo Rusake yavuze. Mu buzima bwacu, ntitugomba kwihutira kwemeza ko abandi badufitiye inabi cyangwa ko badushuka igihe ibintu bitagenze neza. Ni byiza gukomeza umubano n'inshuti no kuganira neza aho kugira ngo twihutire gushinja abandi amakosa yacu. Urugero, iyo wizeye umuntu akakugira inama y'ubucuruzi ariko ntibikugendekere neza, ntugomba guhita wumva ko yagambiriye kugushuka, ahubwo ugomba kwisuzuma ugasanga hari ibyo utumvise neza. Isomo rya gatanu: gira ubushishozi mu byo uhitamo gukora. Gikeri yari afite amahitamo abiri. Hitamo rya mbere: kubyihanganira no kwemera uko ateye. Hitamo rya kabiri: cyangwa gushaka uko yahindura umubiri we. Ntiyahisemo inzira nziza kuko yashatse guhita agira uruhu nk'urwa Rusake mu buryo bwihuse
kandi butatekerejweho. Mu buzima bwacu, iyo dufashe imyanzuro twihuse, twanga gusobanuza cyangwa kwiga neza, bishobora kuduteza ikibazo. Guhubuka gufata imyanzuro no gutekereza gusa ku nyungu z'ako kanya bishobora kugira ingaruka mbi mu buzima bwacu. Urugero, hari abashaka gukira vuba bakihutira kwinjira mu bikorwa by'amafaranga by'amanyanga nk'ubutekamutwe n'ibigo biyobya abantu, nyuma bikabagiraho ingaruka mbi. Isomo rya 6: jya wemera amakosa yawe kandi usabe imbabazi. Iyo Gikeli abaye umuhakanyi, ntiyari kwemera ko ari we wishe ibintu, ariko nyuma yo kubona ko yagize uburangare, yemeye amakosa ye maze asaba Rusake imbabazi. Mu buzima bwacu, gusaba imbabazi ntibigutera intege nke, ahubwo bigaragaza ubudasa n'ubushishozi. Hari igihe twisanga mu bibazo kubera amakosa yacu. Icy'ingenzi ni ukwemera amakosa tukisubiraho kugira ngo tutazongera kuyakora. Urugero, iyo wakoze ikosa ku nshuti yawe, kuyisaba imbabazi biraruta gukomeza gushaka uko wihagararaho kandi uzi neza ko wagize uruhare mu kibazo. Isomo rya 7: ntukishinge inama utazi. Gikeli yakurikije ibyo yumvise nabi atabanje kwibaza niba koko uko Rusake yabigenzaga ari byo. Mu buzima bwacu, si inama yose ari nziza cyangwa ngo zibe zigenewe buri wese. Hari igihe abantu batugira inama ariko tutagomba kuyikurikiza uko iri, ahubwo tugomba kuyisesengura tukareba niba idufitiye akamaro. Urugero, umuntu ashobora kukugira inama yo gukora ubucuruzi runaka, ariko niba utabanje kwiga neza iby'iyo bizinesi, ushobora guhura n'igihombo. Umwanzuro kuri uyu mugani: hari ibintu 3 by'ingenzi byo kwitaho mu buzima bwa buri munsi. Icya mbere, jya ubanza utekereze neza mbere yo gufata umwanzuro. Ntukihutire gufata imyanzuro idafite ishingiro. Isomo rya 2: ishyire mu mwanya wawe. Ntugakurikire abandi utabanje gusuzuma niba bikubereye. Kwifuza gusa n'abandi bishobora gutuma uhitamo nabi. Isomo rya 3: jya wemera amakosa yawe, wige kuyakosora aho gushinja abandi. Gikeli yihutiye gushinja Rusake, ariko amaherezo yamenye ko ari we wishe ibintu. Uyu mugani utwigisha kwitondera ibyo twumva, tudahubuka mu gufata imyanzuro no gukoresha ubwenge mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kora subscribe niba utarayikora, kandi ukore kuri share kugira ngo usangize abandi uyu mugani, ndetse ufite n'igitekerezo cyangwa umugani ushaka ko twakugezaho, waduha igitekerezo cyawe muri comment. Murakoze.